nari nyoboye icyumba cy'amasengesho muri ADEPR. Noneho iyo uri umusore ukijijwe ukabana n'abandi basore badakijijwe, baba baguseka banagukwena bavuga bati biriya se uba ugiyemo n'ibiki. Umusore umwe nari nyoboye overnight, umusore umwe arambwira ati ariko profe, ko mujya kurara mu masengesho buriya bari abakobwa murarana ntimuraramo basambanya? Ndamubwira nti yego. Arambwira ati hari umukobwa rero nakunze ufite amabuno manini. Ntihi ati nanjye nzaza ndare ndamusambanya, ntuzaze tugende. Twasengaga ku wa kane, ku wa gatatu arampamagara arambwira ati ejo ni gahunda nzaza ntuzaze. Ati rero ngiye kugura puridanse. Ntiyego. Ewana ku wa kane buraca, bugeze nimugoroba saa 11 yarangezeho arambwira ati ubu ngubu niteguye. Ati nanyweye n'ibinini. Ati ndamwemeza ndakwereka. Ati twagiye ntitugende. Ati sinone kujyanye n'Bibiliya. Ntitubanza gusenga kugira ngo irondo rigende twice iperereza. Ati ntiwumva? Ati nanjye kajya gutera Bibiliya. Ntiyego. Aragenda. Tugeze mu materaniro rero nijoro, ninjye wari uyoboye amateraniro ndayayobora. Ninjye nawe tubiziranye. We ntabwo yemeraga ko dusenga, yari azi ko turara tugira gute dusambana. Akabyina, umva yarasirimbaga ewana ukagira ngo ari ku kiraka. Akabyina akaza akanyongorera. Ati profe, ati wamubonye? Ati reka njye gusirimba hamwe nawe. Tugende. Turasirimba akaza. Ati sinone turatangira saa ingahe? Ni saa 6 z'ijoro. Kandi saa 6 z'ijoro niyo saha tugira gute twihana. Saa 5 ziba zikubise. Umusore ati profe, ati ari kubura saa tuyobora vuba vuba. Nti saa 5:45 z'ijoro aravuga ati rero, ati ntaburi iminota 15. Nti ati reka njye kwegera rero uriya mukobwa. Ntigenda umwegere, ni saa 6 suzuye tuba dutangiye gahunda. Haleluya. Kumbi saa 6 nibwo dutangira gahunda yo kugira gute yo kwihana. Kumbi wa mukobwa yararikiye afite umwuka w'Imana. Haleluya. Bigeze saa 6 rero sasa, haleluya, bakubitamo igisirimba bati mwitegure mu kanya. Wagira ngo kwitegura tugiye mu nugusambana, kumbi kwari ukwitegura tukagira gute tukeza imitima yacu. Umukobwa baramusimbukiye. Ati sa rero abagore buzura umwuka banakubita bo niyo gahunda yabo. Ati mbereza. Undi ati muhereze iki? Ati zo puridanse ziri mu mufuka. Atangira kundeba nk'igisambo. None naho bigenze gute mwa? Ati zana. Umusore ati ikisi? Ati zana izo puridanse ziri mu mufuka. Abakuyemo puridanse. Kuva icyo gihe yarihanye, uyu munsi yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe. Ndagira amabwire iki kintu. Hari abantu baza bari gukina ariko bagera mu nzu y'Imana bagafatwa n'amaboko ya Yesu. Yabwiye Zerubabeli iramubwira ngo gerayo mvugane n'umusozi. Wowe va mu ntambara, Imana ivugane n'ubwo bukene. Reka Imana ivugane n'ayo madeni. Reka Imana ivugane n'umugabo wakunaniye. Imana irabishoboye mu izina rya nde. Narababwiye ngo hari amakosa 3 Imana itagikora. Ndababwira ngo ikosa rya mbere, Imana ntishobora kugutabara utaraseba. Murebe mu maso ubwire ngo niba utaraseba uzaseba. Uzi kuvugana n'Imana ikakubwira ko igutabaye, wagera mu rugo ugasanga uko byakomeye, ukibaza niba ari Bayali niba ari Dagoni yavuze. Imana ntiyakora ikosa ryo kukwamamaza itarabanza kuguhindura icyapa cy'abantu bose ngo bakuvuge uko bashaka. Niba waravuganye n'Imana ugomba kunyura mu ruganda rwitwa amagambo. Igihe cyose utarabona abantu bakuvuga uzamenye kutazakomera. Umuntu wese uzakomera agira intambara. Yosefu yari yambaye ikanzu yari ifite amabara 7. Ibara rya mbere mu mabara Yosefu yari yambaye ni ibara ry'umukara. Ibara ry'umukara ryarasobanukirwaga ngo kwangwa.
hari igihe ugeramo abantu bakakwanga ukibaza icyo mupfa bikakuyobera. ujya uba wambaye ikanzu ya Yosefu. haleluya, haleluya. ndagira ntangariza umuntu wese uri hano, niba Imana yaravuganye nawe, emera aho ikunyujije kuko ifite ikizakugezaho. impamvu abantu benshi badatabarwa, barashaka ibitangaza ariko ntabwo baramenya nyiri ibitangaza. Mana wambabariye ukampereza amafaranga. wa musore we, Imana iguhereza miliyoni ukajya gushaka inda 5 zo kugura, iguhaye miliyoni 2, bizagenda gute? wa mumama we, Imana iguhereza baze ugatamuka udasuhuza abantu, none iguhaye amabaze 5, wabigenza gute? reba uwo muntu mu maso umubwire ngo ugomba kubanza gukizwa, Imana ikagutabara ufite ibifatika. uzi impamvu abantu benshi bavuga ko dukorana n'imbaraga mbi? bora mbibabwira, abantu benshi bananiwe gushaka Imana, bashaka ibitangaza kuruta gushaka Yesu. abantu benshi barashaka amafaranga kuri Yesu ariko ntabwo bashaka nyiri mafaranga. mbabazi, ndamutse mbatumye amasazi hano mwayazana? ngutumye amasazi hano ninde wayazana? ariko ufashe inyama ukayishyira hano, amasazi yaza cyangwa ntabwo yaza? yaza. munyure mu buryo bw'umwuka. iyo umuntu atunze Yesu, ibintu byose biza bimukurikiye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. iyo umuntu afite Yesu, amafaranga araza, ubukire buraza, ntabwo urarwana n'abadayimoni. haleluya, amen. kujya mu ijuru ni ukunyura mu irembo rigize gute? rifunganye. abantu benshi barashaka gutoroka ijuru. murebe mu maso mubwire ngo ugomba gushaka Yesu kuruta gushaka ibyo ukeneye. ugomba gushaka Yesu kurusha gushaka ibyo ukeneye. haleluya, haleluya. Mana waranyibagiwe, Mana nzakuvaho. ndagira nkubwire ngo nta masengesho wasenga yakanga Imana. Imana iyo bayisenga barayitereta. gusenga Imana bisaba kwihangana kandi ugashinyiriza ku cyo Imana yavuganye nawe. tugiye gusenga. haleluya. kandi ngiye kubasengera. haleluya. mbibutse ko umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kuwukuramo ni ugushinyiriza. ntabwo ibintu by'Imana ari ukugenda ngo uhite utoragura. ibintu by'Imana ugomba kubuvunikira ukabanza ukababara. mbibutse ko nta mubyeyi ushobora guhereza umwana w'8 atarakura. na Yesu ntiyaguhereza ibye utarabanza kumwakira ngo akugirire icyizere. Bwana Yesu asifiwe. asifiwe sana. hari abantu bari muri iri teraniro bahanuraga impano zabo zirahagarara. bazamura ibiganza. warasengaga ugahanura ukuzura umwuka, impano zawe zarahagaze. zamura ibiganza. muzamure ibiganza byanyu. ko mubizamura gake, mubizamure cyane. Imana iravuze ngo mugende mwongere musubire ku iriba, mwongere musenge cyane, Imana izarushaho kubagura. iyo wegereye Imana cyane, Imana iguhereza amabanga abandi batazi. kadukomere Yesu amashyi menshi mu izina rya Yesu. tugiye gusenga. haleluya. Bwana Yesu asifiwe. asifiwe. abantu baje gusenga, hari abantu baje hano baje kureba. reka tugende ku muhanuzi w'Imana, kwa profete. Imana ivuga tujye kureba. nta soni biteye, zamura ikiganza. niba urimo ukavuga uti nagiye kureba kwa profete, zamura ikiganza. Imana iguha umugisha rata. kizamure ntacyo bitwaye. yavuze ati ngiye kujya kureba uwo profete. nawe mama, nawe waje kureba. humura ibyawe, Imana irabimbwira utabimbwiye. uwuhe? ati ngwino nkwerekana tujyane, urataha wakize. niwe wabanje kuza. uri mama we? bamwegereza.
wicare hariya perezida nta kibazo cyari aho ngaho ndagusengera imana yegereza mikorofone hariya ufata mikorofone umwe uyijyane hariya wicare hariya haleluya umukecuru yaje kureba aravuga ati reka ngende bansengera mama ndagusengera imana kugira ngo nino kukumva imvura irimo kugwa ngwino hano ngwino mbwire muhereze microphone perezida wowe waje uvuga uti kanjye kwirebera umuhanuzi ngiyeyo basengere koko nanjye shyiraho mikrofone narwaye uburwayi 2018 niho nafashwe n'umutwe narivuje ahantu hose imarayi sehashika banyuza mu byuma bakabura indwara njya Bishenyi bakabarasuzuma mbese nta ndwara ntagiye muzo bambe abavuzi ntagiyemo yewe nageze naho njya kwirwanira bati ahangaha hari umuvuzi wa Kinyarwanda nkajyayo amafaranga bagatanga amafaranga ngeze aho mpita nsezera nti mana niwe ntegereje ari wowe uzanyivura icyambere ari uzanyikiriza ntawo nega amatwi mama ufite ibintu bigutwika mu mutwe ukagira ngo bacanyemo itanura ry'umuriro bijya bigenda ko niko bimeze